Yesu nashimwe cyane bakoze Imana bene data. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu Kristo. By'umwihariko abantu badukurikiye ubwa mbere turabegeje kandi tubahaye ikaze, turabishimiye. Turi itsinda risenga saa 9 za nijoro na saa 2 za nijoro. Iyo tubonye uburyo hanyuma tugatambutsa n'ibiganiro bitandukanye. Mu izina rya Yesu Kristo turakwegereje, uyandikishe kuri subscribe ndetse na like kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Uyu munsi turaganira ku kintu kijyanye n'inzozi. Ni nka advice nk'inama nshaka gutanga cyangwa se guha abantu, kuko buriya igice cy'inzozi ni igice gikomeye cyane muri iyi si. Abami, abakuru b'ibihugu bagiye barota, n'uyu munsi baracyarota nuko biceceka, ariko abami ba Nebukadinezari bararose. Bararose abantu benshi cyane. Ise wanuza wa Yesu, Yosefu yararose. Marayika muburira mu nzozi aramubwira ati hungira muri Egiputa, bagiye kwica umwana wawe. Abami n'ibikomangoma n'abaperezida bararota, n'abugingo n'ubu baracyarota. Inzozi ni ikintu gikomeye cyane. Kubera iki nifuje ko tubivugaho aya masaha, hari umubyeyi tubana muri groupe nyine, nagira ngo abantu tubana muri groupe bose babyumva. Yanditse message muri groupe avuga ko masaa 7 za nijoro yarose ikintu kimuruma ku rutoki. Ahita akanguka, kandi koko akangutse asanga urutoki rwe rurimo ruravirirana amaraso. Ngira ngo wenda yana foto yaratwereka muri groupe, asanga urutoki rwe rurimo rurajya gutera, rurimo ruravirirana amaraso. Abirose mu nzu ikintu kimuruma, ariko arakangutse n'ubundi asanga cyamurumye. Abanza kugira ngo wenda ni inzoka se, ni imbeba se, arashakisha ahantu hose buri kintu kimurumye. Ibi bintu biratangaje, ariko cyangwa se byatangaje n'abantu, ariko ngiye ntabwo byantangaje, kuko hari uwo byabayeho mu bo tubana. Nagira ngo abantu tubana muri groupe wenda babibonye byandika. Hari abo byagiye bibaho benshi cyane. Hari n'abagiye bakandagira ahantu nk'ikintu akumva akandagiye igisimba kikanamuruma ariko kandi ari ahantu heza, akagishakisha akakibura. So ntabwo rero ari we wenyine bino bintu bibayeho pe. Urashobora kurumwa n'ikintu ukabajya no kwa muganga ukiteza inshinge z'ubumara, ati ni inzoka byanga bikunda indumye kandi nyamara atari inzoka ikurumye. Yes, birashoboka wenda ko hari n'ikintu cyakuruma, kuko mu isi ibintu byose birashoboka. Agistaz ibaho, kuba wenda waryama ikintu kikakuruma, agistaz ikunze kubaho. Ariko my friend, reka nkubwire kino kintu. Buriya reka dufate uza busanzwe. Uzi ko buriya uramutse niyo yaba ari inka y'igisazi imeze gute, ukaryama imbere yayo mu muhanda ahantu iri kugeza kwitagukandagira, buriya umuntu uryamye ari respect ku kintu icyo ari cyo cyose. Buriya n'umwana aramutse aryamye, cyangwa se n'umuntu aramutse aryamye yiturije, niyo yaba aryamye hanze, ntabwo inzoka ishobora gupfa kugenda ngo imurye gutyo gusa. Icyakora irashobora wenda kuba kugenda ikamwiziringa, kuko ntabwo inzoka yagenda ngo ihita idoma umuntu uryamye. Niyo yaba aryamye mu kintu, ntabwo ibintu bikunze kubaho, nta nubwo binabaho. Icyakora ndagenda ikamwiziringaho, ariko ntabwo yamurya, kereka ari ikindi gikoko kindi. Imbeba nazo atari imbeba z'imyuka za zindi batuma, ntacyo yagutwara. Hari imbeba batuma zikakurya nyine. Hari n'izogosha abantu imisatsi yo ku myanya yabo y'ibanga, hari n'izogosha umusatsi usanzwe, hari n'izica amakariso zigatwara mu ipande by'imyanya y'ibanga, hari iziba imyenda. Izo ni intumano nyine. So rero ndimo ndavuga muza busanzwe, nta kindi kintu cyarwangendanye kibyishe nyuma. Biragoye ko ibyo bintu byapfa kukurya gutyo gusa. N'abantu benshi bagiye bakunda kurota inzozi, bundi bakabyuka mu gitondo babacinda sago, cyangwa se barimo kuvirirana amaraso. Bibaza ikintu cyababayeho kikabananira. Ziriya ni spiritual attack, ni imyuka mibi ishaka kugira ngo yinjize uburozi muri wowe, cyangwa se amasezerano muri wowe, babone uko bagukontorora, baguteza indwara n'ibindi bitandukanye. So icyo si cyo ngendereye rero. Iyo urose inzozi zimbi, ukwiye gukora iki mu gitondo ukimara gukanguka? Ntugatuze, uzajya wirinda kwituriza gutyo gusa ngo umanjirirwe. Abantu benshi bakunda kurota inzozi bakamanjirirwa, bakumva bafite ubwoba gusa nyine bakituriza. Ariko
ndaya nkubwire ngo ni ikosa rikomeye cyane kurota inzozi mbi warangiza ukamanjirwa bikakuyobera ugatuza. No, ni ikosa rikomeye cyane, ni ikosa ry'umwuka. Inzozi ni amatumanaho akomeye cyane, ni itumanaho ry'umwuka. Iyo urose nabi hari ikintu umwanzi aba abibye ku buzima bwawe kibi, ukumva ukangutse ufite ubwoba, wumva wananiwe, wakubiswe cyangwa se kuvirira amaraso gutyo. Hari ikintu kibi umwanzi aba abibye mu bugingo bwawe, mu bugingo bwawe. Ariko iyo urose nziza nabwo hari igihe aba ari Imana ivugana nande nawe iguha amasezerano. Ubwo twavuga ko hari amasezerano mabi ndetse n'ameza ushobora guhabwa mu nzozi. Ni bangahe se bajye barota ibintu bibi mu nzozi kandi bikababaho? Ni bangahe se bajye barota mu nzozi abantu barimo kubahigira ati nzakwica, nzakujya guki? Ni bangahe se bajye babona abarozi baroga mu nzozi? Inzozi ni ikintu gikomeye cyane, kubera ko mu buzima busanzwe turimo turagenda hano mu isi, biragoye ko abarozi baza kudiringa natwe. Ariko iyo uryamye baraza bakadiringa n'ubugingo bwawe na spirit n'umwuka wawe, bakaba banakumenesha amabanga. Buriya biragoye kugira ngo bazagushikishe udasinziriye, kuko iyo usinziriye umwuka wawe umenesha amabanga nyine. Buriya niyo mpamvu ikintu cyitwa ijoro ni ikintu gikomeye cyane. Ntabwo ndi butinde. Matayo 13:25 bivuga ngo basinziriye umwanzi araza agira gute? Abiba urumafu, abiba urukungu mu masaka, arangira ajya gute? Arangira arigendera. Igihe cyose uzarota inzozi mbi ni Satani ubibye urumafu, ubibye urukungu mu masaka mu buzima bwawe, arangira arigendera. Niyo mpamvu udakwiye kujya gute? Kumanjirwa ngo bikuyobore. Hari icyo ugomba gukora mu gitondo. Yobu 3:14 kugeza kuri 16 Imana ivuga rimwe ndetse kabiri mu nzozi abantu bajya gute? Basinzire ku mariri yabo, niho ibabwira imigambi yayo n'ibindi. Mujye muhasoma. Haleluya. Ikintu ugomba gukora mu gitondo ukimara kubyuka cyangwa se ugikanguka kuri izo nzozi, ngira ngo abantu tubana muri groupe nababwiye spiritual attack nigeze kugira mu minsi ishize. Igitondo nagize, ariko ntabwo zari inzozi bira bintu byari live, byari byanyama. Ariko nababwiye ukuntu nasenze. Ntugategereze mu gitondo, niba ngombwa hita ubyuka usenge. Aho kaho ukimara gukanguka byuka usenge. Haleluya. Isengesho uzasenga ni isengesho risenya ndetse no kwamagana ibyo umaze kurota, ndetse no kubyihakana, ndetse no kubitwika no kubikuraho, no kwitarukanya n'amasezerano wenda ashobora kuba akozwe ku kanya. Hari abantu bajya basambanywa n'injoro mu nzozi. Niba ari umudamu, umugabo, umwuka w'umugabo cyangwa se umugabo wa nijoro amara kumusambanya, wenda bitari binamuriho, akamubwira ngo uhereye umunsi ubaye wanjye. Akimara kurangiza ibyo yarangiza akamubwira ngo uhereye umunsi gute? Ubaye wanjye. Byuka ukate iryo sezerano, ukore divorce n'uwo mwuka. Ubwo ni urugero mbahaye, kuko hari abantu nzi byabayeho. Haleluya. Byuka usenge, ukimara gukanguka wirukane izo nzozi mbi, usenye, uce uwo mugozi, cyangwa se iyo sezerano uri kuvuguruze urikureho, rishobora kuba rikozwe ku kanya. Urivume mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ngo yavumye igiti cy'umutini ngo cyuma giturusaga na hehe? Mu mizi. Hari muri Mariko 11:12 kugeza kuri 14 niko havuga. Avume igiti cy'umutini. Nawe ujye ubyuka uvume icyo kintu kibibwa ku buzima bwawe mu izina Yesu Kristo, kandi ugihere mu mizi. Uvuga ati uyu muntu cyangwa se inzozi ndose, icyo Satani yaragambiriye ndagisenye ngiturutse mu mizi mu izina Yesu Kristo. Ndakivumye ngo yamasezerano akozwe mu maraso bitewe n'inzozi zikubayeho. Uzagira gute? Uzajya usenga uri konsani n'inzozi zute ugize. Haleluya. Urashobora gusenga ukoresha n'ibyanditswe byera. Yesaya 54:17. Ariko nta ntwaro baciye kukurwanya izagira icyo igutwara. Haleluya. Zaburi 118:17. Sinzapfa nzarama. Ubwo niba urose urupfu cyangwa se gupfa, senga uvuga ati nzarama mu izina rya Yesu. Mbega ugenda usenga uvuguruza ibyo Satani ashaka kujya gute? Kuvuga ku buzima bwawe. So nari nkoze iyi video ndi gukonfaminga iriya message uriya mudamu yatwandikiye, akanafotora ifoto arimo kuvirirana amaraso, kandi ari ibintu arose yakanguka agasanga arimo aravirirana amaraso, akarota ikintu kimuruma
yanabyuka mu gitondo agasanga ko karimo yagute arimo aravirirana. Buriya nurota inzoka ikuruma nubwo nta gisebo byutse mu gitondo ngo ubone, ariko ndakubwiza ukuri buriya yakurumye koko hari ikintu cyagikozwe mu mwuka. Rambika ikiganza handi yakubise, handi yadomye, rambika ikiganza nurangiza watura amaraso yande Yesu Kristo, ushirize buri burozi bwose. Niba urose arimo kukugaburira ibyo kurya ukabirya, fata kunda yawe usega uvuga ati uburozi bwose maze kugaburirwa ndaburutse mu izina rya Yesu Kristo. Fata amazi uzanye uvuga ati aya mazi yirukana uburozi bumaze kwinjira mu mubiri wanjye mu izina rya Yesu. Twige kwatura amagambo y'imbaraga ajyanye na spiritual attack tugize. Haleluya. Nutambuka ahantu ugatsikira ukumva ntago bigenze neza, ukabona ejo bigende bikomera, rambika ikiganza cyawe ubirwanya kirikare, kuko ashaka ari attack ikujeho. Niba urose inzozi ku muntu musengere bijyanye n'inzozi zigeze gute umuroteye. Haleluya. Imana yawe mu ijuru ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Muzamugenda mubona utunyigisho tumeze gutya kugira tugenda tudufasha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Haleluya. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo wapfuye akazuka. Iki kintu kibe kiriya, niba urose inzozi mu gitondo we gutuza ngo witurize umanjiye ugira ubwoba, oya. Haleluya. Senga mu izina rya Yesu Kristo, senga, atura, uvuguruze buri imbaraga z'umwijima. Niyo birivuze ngo abantu basinziriye umwanzi araza biba urumafu mu masaka, urukunga rigendera. None worose inzozi mbi urangije rurandure, niwemere ko rukubikorana mu izina rya Yesu, rurandure rwose. Haleluya. Mu cyongereza cyo bita aricyo bita replay. Replay ni ugusubiza umuntu wagiye gute wari ukwandikiye, cyangwa mbere kwita usubiza umuntu wagiye gute wari ukwandikiye. Yes. Ntugategereze rero, kora replay hitusubiza. Kwa kuri umuntu akwandikira kuri WhatsApp ukasoma ukatrappinga ukamusubiza. Niba urose inzozi mbi hituzivugaho. Kuzivugaho nukuzamagara cyangwa gute cyangwa kuzakira. Mbega nugukora cancer, nugukansoringa ibyo ubwo butumwa bwari buje ukahita ubukansoringa. Nukwamagana. Vuga ati ibi bintu ndose ndabyanze mu izina rya Yesu. Ndabyanze mu gitabo cy'ubuzima bwanjye, ndabyanze mu rugendo rwanjye rw'ubuzima, ndabyanze mu buzima bwanjye bwose. Ibi bintu ndabyanze. Noti ibintu bibi uzavuga ati ibintu ndabyanze mu buzima bwanjye, mu gitabo cy'ubuzima bwanjye, mu byo ngomba kunyamo no gucamo. Aya masezerano ndose ndayanze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Hari abarota bishizwa n'abantu bapfuye, byuko mwirukane burundu mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Turangiza watura amasezerano y'Imana. Ahari ibiroto bibi watura amasezerano y'Imana. Ahari ukurota umuntu wapfuye watura amasezerano y'Imana. Ahari ukurota usubira kwiga cyangwa iwanyu aho wavukiye watura ibiteye imbere mu izina rya Yesu Kristo. Wature kuzamuka, watura ufungura imiryango. Haleluya. Birafasha cyane. Imana ibamugisha kandi Imana yo mu ijuru ibagire neza mu izina rya Yesu Kristo. Kuba bakunze kurota murimo kurya ni n'ikimenyetso kigaragaza ko umwuka wanyu nyine batari maso, kuko yo abarozi babizanye uri umuntu usana n'Imana urabyanga. Ariko ushaka kuvuga ati ibiryo nariye mu nzozi bikanzirika, ndabyamaganye mu izina rya Yesu Kristo, ndabiruka mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Indwara zayinjiye kwa kundi urota ibintu bikurumye, indwara zayinjiye ndazica, ndazikansoringa mu izina rya Yesu Kristo. Ndakoresha amaraso Yesu gukuraho no guhanagura ibyabyinje mu mubiri wanjye mu izina rya Yesu. Wa mwanzi waje nsinziriye we, sohoka mu buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Cyo hari igihe urambitse ikiganza ahantu ufite ikibazo cyangwa se ahantu bijyanye n'uko wabirose. Haleluya. Imana igumugisha. Numvaga nabivugaho kugira ngo wenda bibe very clear, abantu twiye tumanjiwe ngo tubure uko tubigenza kubera ko twarose inzozi ziteye ubwoba, tukuma dufite ubwoba tukabirekeraho. Nukabirekeraho uzajya usenga. Urakoze uwera wa Isiraheli tariki y'amahanga, tugushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye wo kuganira ku magambo yawe.
ijambo ryaravuga ngo igiti cyose data atateye kizaranduka. Urandure buri giti cyose cyatewe ku buzima bwacu kigaterwa n'ibindi bintu bitari wowe, icyo giti kiranduke mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera abantu kugira ngo bakureho ibiroto bibi, bakureho imyuka mibi ibagiraho imbaraga mu nzozi baryamye, ibashyikira niyo yibonye rugari mu nzozi iyo baryamye, Uwiteka batandukanye nabyo mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ndasengera abantu batajya barota, fata ku maso yawe, ndekuye umuro w'Imana muri ayo maso yawe. Ndategetse niba ari imyuka mibi yafashe impano zo kurota no kwerekwa, none ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Niba ari umunaniro, akira ubuzima, akira mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Haleluya. Imana igira ikintu ukora ku buzima bwawe, Imana ihindure amateka y'isi yawe y'umwuka mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ndagusengeye, mpagaritse bya biroto bibi byose bipfuye bijya biza imbere yawe kukurwanya no kukunaniza. Turi abantu bakwiye kurota inzozi nziza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo wapfuye akazuka. Inzozi warose zikakugiraho imbaraga, ndi gusenga nizisenyuke ziburizwemo. Amasezerano yose wakoze mu nzozi ndayashesheje mu izina rya Yesu. Uri umwana w'Imana. Intwaro yose yaciye kukurwanya, Yesaya 17:17, ndayivunaguye mu izina rya Yesu Kristo. Inyura mu nzozi, inyura mu buzima busanzwe, iyo ntwaro ndayirimbuye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo wapfuye akazuka. Mwate yo gukira, mwate yo kubohoka, mwate w'ubuzima, mwate yo kugira amaso y'umwuka mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Bakugambanira mu mwuka, Imana izajya ibikubwira mbere yuko biba. Abakuroga, Imana izajya bakwereka mbere yuko bakuroga mu izina rya Yesu Kristo. Abiyambika amasura y'abandi bantu ngo ukeka abantu atari bo, icyo gitwikizo kibaveho bagaragare mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Haleluya. Impano zawe zo kubona zongere kugaruka mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Imana igukureho ibyakugizeho imbaraga binyuze mu nzozi mu izina rikomeye ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. So Imana ibamugisha, tuzongera tubivugeho nacyo kugira ngo wenda abantu turusheho kugenda tubisobanukirwa. Reka tubifurize kugira umunsi mwiza, ndetse ni umunsi mwiza asubura. Hari dukurikira ari ku manywa, umunsi mwiza. Hari dukurikira nijoro, ijoro ryiza. Imana ibamugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo wapfuye akazuka. Turi mu cyumweru cyo gusenga, kandi hari imirimo n'ibitangaza Imana iri gukora. Hari amasengesho twasenzeje bundi, hari abantu bambwiye ko hari ibyo Imana yakoze ku buzima bwabo, izongera ikore n'ibindi. Umugani wowe wamuririmbye. Kanda like ndetse na subscribe niba udukurikira utarabikora, kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Shalom, shalom, shalom. Borwa TV, vuga butumwa.